Mwahe ikaze nshuti mukunzi kuri channel yacu kandi yanyu Martine Art. Mwahe ikaze. Niba ari bwo cyagera wadushyigikira ukora subscribe, share ibitekerezo, ubundi tukajya tubana ibihe byose. Mu kiganiro cy'uyu munsi ibyiyumva ku ngingo zitandukanye, ndagira ngo tugaruke ku kintu cyitwa imyemerere. Imyemerere ni ikintu iyo kigeze hano iwacu mu Rwanda giteza umwiryane. Usanga ari ikintu benshi tutavugaho rumwe bitewe n'uko hari abantu tuvuga ngo twe turacyakomeye ku myemerere yacu ya kinyarwanda kuri gakondo, abandi bakaba abakirisitu, abasilamu, ugasanga rero biraduteza imyiryane cyane. Ariko iyo ugiye usanga idini muri rusange ni ikintu dufitanye impaka ndende, dufitanye urubanza twe nk'abanyarwanda, kuko nanjye ndi umwe mu bemera iyobokamana, kuko iyobokamana ni ikintu, ni umuti mu buzima bwa muntu, ni ikintu nkenerwa, kuko ahubwo udasenga ufite ibibazo, sinzi ukuntu waba ufite n'ibibazo byinshi cyane mu mutwe wawe. Ariko usanga iyobokamana ni ikintu dufitanye urubanza, kuko ni ikintu cyakoreshejwe mu kuza gupyinagaza abasogokuruza bacu. Nanone ntabwo twabyirengagiza, kuko ntabwo turya imbezi n'iyobokamana abenshi mu bakomeye kuri gakondo, kuko usanga naryo ryakoze akazi, ryakoreshejwe mu gupyinagaza abakurambere bakoronizwa, umwami aciribwa Moba Musinga. Urumva rero ni ikibazo, ni ikintu no kugira ngo bariyoboka benshi bariyobotse ari uko hakoreshejwe ikiboko. Usanga barakubiswe bakagirirwa nabi, wasanga hari baranishwe no kwicwa byajemo kugira ngo bakunde bariyoboka. Ariko usanga ibyo byose babikoze kuki? Kuko iyobokamana usanga ari politike ikoreshwa mu kugira ngo binjize abantu mu idini. Kuko idini nanone iyo ugiye kureba ugasanga ukibaza ati ryavuye. Idini nanone usanga ari nk'igihugu mu kindi, kuko kigarurira abantu benshi, kigarura abanyagihugu, ugasanga igihugu gisigaye nta bantu turi mbarwa, abantu bakisigaye, kuko abantu benshi ni abadive, ni abakatolike, ni abasilamu, usanga rero idini ni nk'igihugu mu kindi, ariko ni igihugu kigendanwa, igihugu cyimukanwa, kirava hano kikajya hariya hose. Rero usanga nicyo gihugu gifite abantu benshi. Idini ubwo byose mu bikomatiriza hamwe, abakirisitu, abakatolike, abasilamu, byose ni ikidini, byita ikidini. Ni ikintu usanga rero kigaruriye abantu b'igihugu, abenegihugu. Ariko iyo ugiye gusanga icyo gihugu cyitwa idini, ni politiki yacyo ni iyobokamana rwose. Ni ikintu bakoresha kugira ngo bakurure abayoboke, cyangwa se abiswa abakirisitu cyangwa abasilamu mu idini. Rero usanga kugira ngo idini rero rize rite cyangwa ryite igihugu, usanga nk'abantu babikoze ni abantu batekereje neza, abakoroni baratekereje neza, babona uburyo ki baje inaha kudutesha umutwe no kutwahagiza no kuturya utwacu. Basanga ntabwo bizavamo tugifite twebwe imyemerere yacu, kuko twari kwirwanaho tukabamara. Ntabwo bari bakazana imbaraga ngo natwe tubure kurwana inkundura ngo turwanire ibyacu. Ariko bavuga ati bitewe n'ubucakura n'ubukeca tugiye gukorera aba bantu, bisabwa ko tuba dufite ikindi kintu mu bwonko bwabo, tubanze tuhatobe, tubararure, tubagire ibindi bintu kugira ngo tubinjirire. Rero niko kurema icyitwa iyobokamana. Iyobokamana rero usanga ari nk'igipolitike cya danje bakoresha, bakararura abenegihugu, bakabashyira muri cya kidini. Kandi nanone usanga idini kurijyamo ni nk'uko batekereje ko bagiye guteza agahinda gakabije mu muntu, icyitwa abantu benshi bakaba abavictime benshi. Rero kugira ngo babayobore muri cya gihugu cyabo cy'icyimukanwa cy'igihimbano, ni mu idini.
kugira ngo bajye babona uko babahendahenderamo babagarurira ubuntu, bababwira ati ejo hari ubuzima, n'ubundi hano muri mu isi muracumbitse, hari iwanyu gakondo ngo iri mu ijuru. Urumva ni ibintu by'ibinyoma, kuko ntabwo kuko iwacu ni mu ijuru gute kandi twarisanze ku isi. Mbere yo kugira ngo wumve ibyo bintu, banza kwakira aho uri, ukakira aho uri ukawukorera, n'iryo juru ryazaza waratunganiye n'iwanyu. Nkeka ko iryo juru rije naho wajyayo amahoro, kuko nta kabuza waratunganiye iwanyu mu rugo, ukaharinda uko bikwiye. Rero usanga ni politiki bakoresheje mu kugira ngo badukoronize, kandi bari barabitekereje neza ko nibakoresha imbaraga batwirukana bakatujya bagahinda gakabije, kuko mu kinyarwanda bavuga ati wirukankana umugabo cyane ukamumara ubwo. Umuntu ari kuba mu gahinda gakabije, tukagenda tukarubira tukongera noneho tukabahindukira. Ariko baremye ikidini kugira ngo bajye babona aho baduhendahendera, baducishe bugufi, twihangane twumve ko iwacu ari heza, ari mu ijuru, atari hano hafi. Ariko bari barimo baturya ibyacu. Rero usanga ni ikibazo kuko baratubaze kandi na n'ubu rero usanga rero ubwo bwenge bakoresheje na n'ubu rero burakora, kuko nk'icyo gihe bajyanwe ku kiboka basogokuruza kugira ngo bayoboke idini. Ariko noneho ubu ngubu mwamaze kubyakira, abantu barabyakiriye, byabaye nk'umushinga, kuko buri ahari bwije utageze mu itorero, icyumweru gishize utageze mu itorero cyangwa mu idini, uhita wumva ari ikibazo. Ni ikibazo, mwabaye abakristo, mwabaye abasilamu, mwabaye ibindi bintu, urumva mwataye gakondo. Ntabwo iyo uvuze umunyarwanda gakondo yiwe nta muntu ukumva. Noneho umuntu uramubwira imihango ya kinyarwanda ati n'ibishenzi n'ibishitani. Ni ikibazo nabyo, kandi ni ibintu abasogokuruza bacu habayemo, kandi tukajya n'ubu tubirahira, ariko kandi hari ibyo bakoreshaga. None se ko tubirahira, ariko twavuga ko ibyo bakoraga ari ibishenzi, kandi aribyo byatumye babaho neza. Tukanabirahira iyo mishinga yose bagezeho tubirahiramo. Ariko nyine urumva babahumye ku bwonko. Niya ngo y'uburetwa yimura urubambo iboheshwa imbere ku bwonko, ubundi umucakara arashishikara, n'ubundi nayubusa mwarakomeje murashishikana n'ubu, kuko ubu ni ubukoroni gusa. Nyine nubwo mbivuga, ntabwo mvuga ko iyobokamana ari ribi, kuko nanone gusenga ndabyemera, kuko nk'ubu bitaraza habagaho abantu bitwa ababiharamagara. Ibibazo umuntu witwa giharamagara agashira amanga, mbese urumva guharamagara ni umuntu w'icyihebe, w'umuteroriste, wa wundi kabisa washize amanga. Ukumva umuntu arivuga avuga ati namuvogerejemo icumu mu byano ndamuhotora, barangororera. Urumva ni ikibazo. Nk'abo bantu cyo kora abo bakoroni baje kubitiza, barabitiza babavanamo bya bizina, bavuga ati ibyo ni ibipagani, ibyo bizina ni ibishenzi. Ubu ngubu hari umunyarwanda wese n'umupagani, afite ubupagani muri barabitiza, babagira abakirisitu, utuzina tw'utuzungu kugira ngo bakunde babigarurire, babitize, babajyemo, bumve ko bo aho bari atari bo, ahubwo bakwiye kurarukira aheza ngo mu ijuru tuzahurira. Ariko se ni iwacu wa twese. Ariko ibyo bintu ni ubutekamutwe, ni ugukwimura mu buryo bwa kiyuku, ukoresheje amanyanga n'amayeri. Urumva ni ikibazo. Ahubwo buriya hari n'ubwo njya nibaza, Bibiliya nayo ubutanzayigarukaho, kuko usanga abantu yanditsweho. Niyihe mpamvu yatumwe yandikwa ku Bisirayeli? ni iyihe mpamvu? Ibyakomotse usanga niba hari uko aribo bantu bafite ubucakura bwinshi n'amayeri menshi, sinzi, nibo bantu yanditsweho. Kandi usanga ibintu by'isi ni amacuri, kuko usanga ukuntu babyanditse ubikontoroye
ubigiye inyuma ukabigiye inyuma ushobora guhita wumva ubucakura n'ubugigya birimo ahubwo barangiza bakabibeshya ngo inyanja ngo icikamo kabiri habamo umuhanda baragenda. Ubuze tuvuga ko reka ushobora no kuvuga ati ubwato regasibu navumbuwe uyu munsi. Ubwato Imana yahaye abantu ubwenge ubundi ntiyahozeho yabuhaye abubuse abakera abakurambere irabareka. Aho igihe yabaye ubwato bakabukora bakambuka ahubwo kuba ko babukoresha aribo ba mbere abandi bari bajati none ibintu ntibibaho. Kuna abantu biteguye rero kubaza abantu baramagana n'amagana bashobora kuba baragiye bakitegwa bakabucura bakabushyira hafi ku mazi bagacika ingabo za Farawo. Nabyo wabitekereza ahubwo usanga bafite amayeri, ni amayeri menshi kandi yuzuye uburyarya nk'uko baturyarya natwe tukirwa twiruka mu rusengero. Ariko nyine nabyo simbyanze, hari umuntu ubona ukabona neza hatabaye iryo yobokamana ryamucengeye yanapfa, atanapfuye yakanduranye wabona nawe yigize igihe haramaga n'umugani ugasanga aranduranya ugakubita uhise n'utambuka byose atarobanuye, ugasanga hari n'uwiyobokamana utajya kumubwira ko nta cyizere cy'ejo hazaza, kuko iyobokamana buriya riremamo icyizere cy'ejo hazaza. Rero mubwiye ko nta cyizere ejo hazaza ngo nta rindi juru ari iwanyu ari hano ku isi, kandi ugasanga hano ku isi aravuga ati ntataka amatunga ntaki, agahinda gakabije yakicwa na depression. Rero burya iyobokamana rivura depression. Nanone hari umuntu ubona byamubera umuti, ukabona niwo muti akeneye kugira ngo abashe gucuma iminsi. Rero nibyo najya mbigarukaho, ariko iyobokamana nyine ni ikintu burya ngewe ntajya nshenga nacyo, kuko nanone usanga ari ukuntu cyabyinagaje abasogokuruza nacyo rero kimbera ikibazo. Ariko nyine umuntu abana nabyo rwose noweze wabigira ute ko usanga abahungu bakoresheje agatuza n'iki, kandi ugasanga bamaze gufata abantu bacu bashyiramo ibyo biyobyabwenge ku buryo hari n'ubu bibwiye kuvuga ati wowe urimo satani. Satani ubundi mu Rwanda ntaho yigeze kuko nta munyarwanda wari uzi satani, ariko nyine yazanywe n'abo bahungu noneho bafata abazimu bacu, imizi yacu barabita abadayimoni, ibiki byose babagira umwanda kweri bibaze kuko isoko yacu baravuga ati nico muve muri aya manjwe, babyita amateshwa kandi ari iyo soko yacu. Urumva rero umuntu ushaka kugusibira isoko ahubwo abagushaka akamunana. Ubundi umuntu yakabaye yivugura akaba yahangana nabo, ariko nyine usanga uko bukeye n'uko bwije bari kurushaho kugushaka kwigarura bene irage bene Imana, bakafata Imana yabo ngo yubakirwa amazu ibasha gukwirwa mu nzu. Iyo mu Rwanda nta nubwo wabona aho yikwiza kuko ibera hose icyarimwe, kandi usanga ntawe wabona uyituza ngo yakwirwe, nta nubwo wayishushanya ngo wibonere fumbire, reka nta pura wayibonera. Ariko yabo bashobora no kuyidekarika ku rupapuro bigakunda no ku rukuta. Rero usanga ibintu bigije nabo ugiye kubisesengura ugakoresha mu mutwe ukumva izo bisa nk'inkangura bakubwire. Ni umuntu ugutambika igipapuro ariko ucyuburuye ukareba neza wasanga ari ibinyoma bisa. Sawa rero mukomere, najya ngo nako nkanyuzemo uri kanjya mu mutwe karamorogoshora, kuko usanga badutesha agaciro bagatesha ibyacu agaciro, kandi namwe bana b'igihugu bene irage bamaze kubafata babashyiramo ibyo politike ku buryo mwumva neza ko umuntu ukubwiye sogokuruza wawe wakoze ibikorwa nk'ibyo byo guterekera no kugira ute ari ikibazo. Icyo kintu nta nubwo wakimuhingutsa mu kanwa, ni ikibazo. Mukomere rero, mwari muri kumwe na Matene kandi mwakoze gukurikirana iki kiganiro.
ariko ibitekerezo kabisa, ibitekerezo birakenewe. Ubundi ubutaha tuzagaruka turebe ukuntu ese kuki bibiliya buriya yaba yaranditswe ku bisirayeli, ese nibo bantu bafite ubwenge bwinshi cyangwa nibo bantu bakoze ibintu by'ibitangaza byinshi, ahubwo ushobora kuvuga ngo nibo bantu baba bafite uburyarya bwinshi n'ubucakura n'ubukeca birenze iby'abandi, kuko birashoboka, ngenda byibaza ko niko bimeze kandi. Saa yo mukomere murakarama.